babambere igitambo cy'Ukakira isengesho cy'Ukakira nicyo ritubuza niyo mpamvu bagiye ubutumwa bagiye umurimo wo kubafasha kwitagatifuza n'igitambo cy'Ukakira umutorero wakorwa n'Gatatu kugira ngo ushobore kumva ijambo ry'Imana no gutuza igitambo cy'Ukakira mwemeye imbere y'Imana ishobora byose n'imbere yanyu bavandimwe kuko nateguye rwose naratekereje n'ubyo nirengagije gutungana kuko naracumuye rwose ibituma n'inyingano yatanga n'abamarayika bose n'abatagatifu bose namwe bavandimwe ngo musabe kuri Nyagasani Imana yacu. Imana ishobora byose n'intware ifite ibyaha byose mu bugingo bwite. Bayimbaza n'abatagatifu kuko mu Bufaransa ndetse na Yosefu na Marisiya. Nyagasani Imana yacu wowe utuma abayobozi bawe kuko bazagarura
turi abana bayo iraduhana ngo dukire, twemere inyigisho zayo, twemere ibiturushya, niho tuzaba abagabo. Bavandimwe, mwiyibagije inama y'abagiriwe kimwe n'abana ngo mwana wanjye ntukange ko Nyagasani amuhana cyangwa ngo ucogozwe n'uko agucyashye, kuko Nyagasani ahana abakunda agacyaha uwo yemeye nk'umwana we bwite. Ububabare bwanyu bugenewe kubagorora, kandi Imana ibafata nk'abana bayo. Ni uwuhe mwana rero udakosorwa na se? Nanone ntawe uhita ashimishwa n'igihano, ahubwo kiramubabaza. Nyuma y'aho ariko abo cyagororewe kibagirira imbuto y'amahoro n'ubutungane. Niyo mpamvu handitswe ngo nimukomeze rero ibiganza bidandabirana n'amava ajegajega, kandi mutegurire ibirenge byanyu amayira agororotse, kugira ngo ucungagurika adahinyagara, ahubwo akurikizeho gukira. Iryo ni ijambo ry'Imana. Iyo ni ivanjili y'Imana.
Kristo akuzwe. Twatumiwe na Nyagasani kuri iki cyumweru cya 21 mu byumweru bisanzwe umwaka wa liturujia umwaka C. Nyagasani yaduhamagaye kugira ngo tuze tumusingize. Turasingiza Imana kandi turayishimira tuyiyereka kugira ngo ikomeze intambwe zacu, ikomeze imibereho yacu. Kuri iki cyumweru natwe twibaze nk'uko bari abantu muri cya gihe cya Yesu bibazaga bati aho abantu bakeya nibo bazinjira mu ngoma y'Imana. Twibaze niba muri abo bakeya natwe twaba tubarirwamo. Ni ikibazo cya ngombwa kuko kireba ubuzima bwacu cyangwa kireba imibereho yacu. Yesu Kristo aho yanyuraga hose yigisha ntiyababwiraga utugambo tw'amarangamutima gusa, yabashishikarizaga akomeje kumenya Imana y'ukuri no kuyigarukira. Yabashishikarizaga guca ukubiri n'ibigirwamana no gutsinda icyaha cyose. Yabashishikarizaga gukunda Imana, yabashishikarizaga kurangamira Imana kuruta byose, kuruta na bose, kuko ari ryo tegeko teka rikomeye ry'Imana, ari naryo rikingura amarembo yo kubana nayo ubuziraherezo. Abantu bakurikije uko bari bimereye intege nke zabo biyumvagamo, bamwe bahitaga basezera kuko bumvaga inzira abatoza idashoboka cyangwa ingorane. Nibyo koko, iyo nzira yo gukurikira Nyagasani bisaba kugira umuhate, bisaba kugira ubutwari. Natwe rero abavandimwe ba Kristo twakwibaza aho twaba duhagaze kugira ngo tubashe gukurikira Yesu Kristo. Ese inyigisho za Yesu Kristo twaba tuzakira dute kugira ngo turusheho gukorera Nyagasani? Bavandimwe rero, ngo benshi bazagerageza kwinjira ariko boye kubishobora. Ni ukuvuga ko rero bakeya aribo bazinjira. Ibyo byari bibabaje cyane igihe bose bamwe bakwikura mu mbaga maze babashe kwinjira. Twese twahamagariwe ubutungane, twahamagariwe kwinjira mu ngoma y'Imana. Ni iki se cyatuma tutabasha kwinjira? Ni iki cyatuma imiryango ifungwa tutari twagerayo, tutari twinjira muri ubwo bwami bw'Imana? Icyatuma tutinjira ni uko twaba tubuze urukundo, rwa rukundo nyarwo, tugakunda kwa gukunda Imana no gukunda bagenzi bacu. Dusabe rero Nyagasani kugira ngo atubwirize urukundo, dukunde Imana kuruta byose na bose. Umuntu ukunda Imana kuruta byose na byose ni we wizeye kuzabana nayo ubuziraherezo. Ni we wubahiriza iryo tegeko rya mbere mu mategeko 10 twahawe binyuze kuri gusa. Gukunda Imana kuruta bose na byose nibyo bizatuma kwinjira natwe mu bo Nyagasani yihamagariye. Gukunda Imana ni ukwihatira gusenga. Gukunda Imana ni ugukurikiza amategeko yayo. Bakristo bavandimwe rero, udakunda Imana aravangavanga kandi uvangavanga aravangirwa. Niyo mpamvu nabashishikariza kumenya kurangwa n'urukundo no gukunda Imana kuko muyisenga utarenza.
maze buri cyumweru buri gihe cyose ari isengesho umukristo akitabira kandi akagaragara. Gukunda Imana rero bizadusaba no gukunda bagenzi bacu, kuko gukunda mugenzi wacu nicyo kizatwereka ko tunakunda Imana. Inzira z'Imana ni inzira z'urukundo rushyitse. Uranga mugenzi we ntashobora kwibwira ko yamenye Imana. Umenya Imana ikagukundisha abana bayo bose. Abavandimwe duhamagarirwa kugira ngo tubarirwe muri babandi bazarokoka, ni uko tugomba kwirinda icyaha cyatuma tutabarirwa muri wa mubare. Umuryango ugana mu ijuru urafunganye. Uwo muryango ugana mu ijuru uba ufunganye, bishushanya inzira ko ari ntakanwa. Buri wese agomba gushyiraho ake kugira ngo abashe kwinjira. Ni inzira iruhije, kuyinyuramo bisaba kwigengesera. Kwinjira mu ijuru rero bisaba kugira ibintu tugenda tureka kugira ngo bitatubuza gutambuka. Kwinjira mu ijuru, kwinjira muri uwo muryango ugana ijuru bidusaba kwigomwa iby'iyi si, kwigomwa iyi si rimwe na rimwe idushukashuka kugira ngo tubashe kugera mu ijuru. Bidusaba kubanza kureka ibyaha bituma tutagera mu nzira neza uko bikwiriye. Kuba Yesu Kristo rero yaraje akabaho natwe, yatweretse ko bishoboka kubaho twumvira Imana, yatweretse ko bishoboka kuzinjira mu bwami bw'Imana. Birashoboka rwose. Twese duhamagarirwa kwinjira aho ngaho, kwinjira mu ijuru, tugashyiraho akacu kugira ngo tubashe kurigeramo. Bavandimwe rero, Nyagasani aduhamagarira gukora ugushaka kwe iminsi yose. Uko twumvise ijambo rya Nyagasani ritukanangire umutima, tujye dutega amatwi kandi turizirikane. Dutsinde ibishuko byose kandi twirinde kurushywa n'ubusa. Niba dushaka kuzagera mu ngoma y'Imana, niba dushaka kwinjira mu muryango ufunganye, twinjira tukagera mu ngoma y'Imana, tuzajya twirinda kurushywa n'ubusa. Twese turashaka kugera mu bugingo bw'iteka. Twumvise ko ari bake bazakwinjiramo, ariko muri abo bake natwe tugomba kubarirwamo. Dushyire rero ubwenge ku gihe, twumve ko Nyagasani adushaka kandi ko aduhamagara. Hari ibyiciro by'abantu Yesu yatubwiye bazahura aho binjirira bagasanga bakinze, ngo ni abazaba bakiri hanze. Abo ni abari mu isi bumva iby'Imana bakanga kubikurikiza, ahubwo bakarangwa n'imvugo zibisebya. Abantu bahora baje bakaba bahari ariko ntibakurikire. Abo ngabo Yesu atubwira ko bizabagora kwinjira. Abandi bizagora kwinjira mu ngoma y'Imana ni ba bandi bibwira ko baririye imbere ye kandi bakagera imbere ye bagahabwa byose, ariko bakirengagiza itegeko ry'urukundo. Abandi batubwira bigoranye ni abigishijwe mu materaniro, ariko inyigisho bahawe ntibazishyire mu ngiro. Bavandimwe, dutekereze neza kandi twibaze. Duhitemo kuzabwirwa aya magambo akarishye cyangwa duhitemo kuzishimana na
na Aburahamu na Isaki na Yakobo. Kubwirwa umusinzi iyo muturutse nimwumve imbere mwa nkozi z'ibibi, ibyo rwose ni amagambo akomeye cyane ntitukayabwirwe, ahubwo tuzabwirwe tuzakirwe. Ati nimuze abashimwe na data, nimuze mwishimane nanjye. Tuzishima rero na Nyagasani igihe tuzaba twaremeye kandi tukinjira aho atwinjije. Ni muri wa muryango ufunganye, ni muri kwa kwigomwa byinshi, ni muri kwa gukurikiza itegeko ry'urukundo. Bavandimwe rero dusabane muri iki gitambo cy'Ukaristiya kugira ngo turusheho kurangwa n'ukwemera, kurangwa n'ukwizera, kurangwa n'urukundo, bityo mu mibereho yacu yose, mu buzima bwacu bwose, bwaba butugoye bwaba bworoshye, tujye turushaho kwitura Imana no kugutura Imana. Nta kinanira Imana rero, kandi Nyagasani arahari kugira ngo turusheho kubana nawe, kugira ngo turusheho kuzicara nawe ubuziraherezo. Twisunze rero n'umubyeyi wacu Bikira Mariya kugira ngo twakirwe, tujye duhora twumva yuko dushaka gukora ugushaka kw'Imana. Iminsi yose y'ubuzima bwacu tujye dusingiza Imana kandi tuyikunde, bidukundishe na bagenzi bacu. Tujye tubikora mu kwemera, mu kwizera no mu rukundo. Nyagasani Yesu nabane namwe. Muhaguruke yombi kwemera kwacu. Thank you.
bavandimwe duhaguruke nk'abitabye tuvugire hamwe na kristo kugira ngo dukingure ijuru. udukiza twese be kumva ijambo ryawe uryemera bidatinze uryubaha mu migenzereze yacu kugira ngo tube abahamagariwe naryo mu bukwe bw'ingoma yawe ubwa Yesu Kristo umwami wacu.
nk'uko yari amaze kugenda arangije kurya afata inkongoro arashimira nuko ahereza abigishwa be avuga ati nimwakiriye maze munywe mwese iyi koko ni inkongoro y'amaraso yanjye isezerano risa kandi risahoraho iteka agiye kwereka mwebwe n'abandi bose kugira ngo mugire icyo mbaye zitaha nimujye mubikora n'urwibutso rwanjye. Mutagatifu Tadeyo n'abandi batagatifu bose bakunzwe byagiye bisimburana nuko hamwe nabo tuzasubiza tukurata ku Yesu Kristo umwana wawe.
Yeah.
ni wowe ubitunze, isi ukayirapera ibiribwa n'ibinyobwa bihimbaza imitima y'abantu. Dusabe. Nyagasani turakwinginze, udukirishe rwose impuhwe zawe, kandi kubuntu bwawe butagatifuze, kugira ngo dushishikarire kugushimisha muri byose, kubwa Kristo umwami wacu. Tunakirize amashyingo. Murabibona neza ko ari umupadiri rwose ushyitse, nubwo rero mbona wenda adushiriro ariko ni umupadiri twiganye, twaherewe ubupadiri twahawe ubupadiri mu mwaka umwe mu mpeshyi ya 2011. ubwo rero rwose numva ko ntacyo muzamukorana cyagusaba. Yego murakoze mukecuru, murakoze rwose. Ntabwo rero babisubiramo ko ubundi kwa karindwi ushize nibuka neza no ku itariki ya 17 z'ukwa karindwi muri mwaka nibwo Padiri Leodegard bamuhisemo umupadiri mukuru ugiye kuza kuyobora Paruwasi ya Munyana. Ejo bundi ku itariki 21 z'ukwezi kwa munani kwezi nibwo habayeho ihererekanyabubasha hagati ye nanjye wari umaze igihe, wari umaze imyaka 8 hano ku Munyana, ariko nkaba nari maze imyaka 4 oya 5 kuko natangiye kuyobora Paruwasi Mupadiri mukuru mu mwaka wa 2014. Twakoze rero ihererekanyabubasha kuva ubwo atangira akazi k'akaranga. Uyu munsi rero nibwo yaje, noneho aje gutura, aje kuhaba. Yazanye na gurupe agiye kutwereka mu kanya, hanyuma yamara kutwereka akatubwira n'akajambo, ariko kugira ngo ataza kuyamara kuvuga amagambo, kubera yuko tuzamwakira neza 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 ku cyumweru gitaha, sibyo? Ni misa imwe za saa 3, hanyuma tukamwakira rwose neza, kandi tukagira n'akajambo natwe twamubwira ku ruhande rw'abakristo yoherejwe no kuyobora. Ndagira ngo ako kanya tukamuha, hanyuma tukura akajambo ndetse atwerekere n'abashyitsi baje bamuherekeje. Murakoze. Kristo bazakuzwe. Ndabashimiye ko mwitabiriye ikoraniro ry'iki cyumweru, isengesho rikuru ry'Ukaristiya. Tuzabihuriramo kenshi rero, kandi ndahamya ko ntawe uzajya asiba, tuzajya tuba turi kumwe kenshi. Naje rero uyu munsi ku itariki ya 25 z'ukwezi kwa munani 2019 kugira ngo nze tubane. Naje kugira ngo munyigishe, nanjye mbigishe, twigishanye iby'Imana. Ubwo rero tuzazirikana neza uko gushaka kw'Imana, kandi tuzakora ubutumwa bwacu ko dushoboye, Nyagasani azahabwa ikuzo. Naje rero nari jyenyine, hari abaherekeje kugira ngo bazabwire abandi aho ariho, dore ko Kiliziya ari imwe kandi twese twunze ubumwe.
igihe cyose uko baje hano. Ntabwo rero tuzagira ubuntu, abanyakigali bazajya baza aha kenshi ndetse n'abandi benshi, tuzajya dusangira ibyiza bya Nyagasani. Muri ubwo butumwa nahawe, nari nsanzwe nafite ubutumwa, nari umuyobozi wa kinyamateka, ariko mfite n'ubutumwa bwo guherekeza abanyamutima, abari mu muryango w'umutima mutagatifu wa Yesu. Ubwo rero hari itsinda ry'abanyamutima, abayobozi babo ndetse n'abangahe uko basuwe, kuko nakomeje kuba umurumire wabo. Nzajya rero bose bafasha, ari abantu n'ab'i Kigali. Murakoze rero. Ushaka kugira icyo avuga, niba ushaka kugira icyo avuga, yazagira icyo abwira abakristu baje hano muri make cyane. Abakristu Imana, abakristu bavandimwe, Kristo yazakuzwe. Nishimiye kuba mpagaze aka kanya kugira ngo mbasuhuze hamwe na bagenzi banjye baje hariya, kandi mbasuhuze no mu ijwi ry'abanyamutima bose twaje guhagarariye. Hano yitwa Yota Mbere, umuyobozi w'umuryango ku rwego rw'igihugu, ariko umuvandimwe hariya Evariste Ndungutse, umuyobozi ku rwego rwa diyoseze ya Kigali, ari kumwe n'umubitsi, hari n'abavandimwe baturutse muri Paruwasi Munyana, bakuru banyu bababyaye. Abo rero hamwe n'abandi banyamutima turabasuhuza mu izina rya Yesu Kristo, kandi mu ruhande rw'umutima mutagatifu, mu ishusho y'umutima wayo usa n'uwe, kugira ngo n'amazi meza y'urukundo biranga ubukristo bwa buri wese. Nk'uko rero Padiri yavuze ati mu magambo make cy'uburyo y'abavandimwe, kugira ngo bamenyeshe yuko twishimiye kuzoherekeje Padiri Ndungutse muri diyoseze ya Kigali, ariko akaba ari umujyanama ku rwego rw'igihugu. Ku rwego rw'igihugu ari umujyanama, umuyobozi w'umuryango w'umutagatifu wa Yesu. Uzi ko twari dufite kurahira ku rwego rw'igihugu, akagira n'abajyanama bagufasha. Rero nawe ari umujyanama, akatuba hafi mu gutwungura ibitekerezo bizirikana Imana. Ubwo rero kandi yari akuriye na komisiyo ya liturujia, kuko abantu basenga bagira icyo bahuzamo, bagira imyifatire bagira. Ubwo rero yari akuriye komisiyo ya liturujia, niyo twafatanyaga ku rwego rw'igihugu kugira ngo abanyamutima basenge badaca uruhande n'uwo Kiliziya Gatolika igomba kugenderaho. Turamushimira rero rwose ko yadufashije kuva yaba Padiri muri diyoseze ya Kigali, amara imyaka irenga 6 akora uwo murimo witwa hafi umujyanama wo muri komisiyo y'abadufasha buri munsi. Hanyuma Imana ivuga muri radiyo Mariya mu masengesho gutora abakecuru n'abasaza, abandi bafite umwanya wo kumva mu masengesho twakorera, badufashaga cyane. Turamushimiye. Ubwo rero bavandimwe, tugize amahirwe yo kubona umusaseridoti ufite ibikenewe byose kugira ngo Kristo wese arusheho gutera imbere Kristo. Niyo mpamvu rero kugira ngo tumenye uko umutima uhagaze hano, baje kutubwira ko batorewe Paruwasi Munyana, ariko hari abanyamutima bake cyane muri Paruwasi, bake ni ngo ari nk'abane cyangwa batanu. Ni ukuvuga niba Paruwasi itangiye vuba, abantu bawuhiga bakageza bakareba aho uhera. Ariko rero nkunze kuvuga ngo ntabwo ari bake kubera yuko abanyamutima, abakristu bose ni abanyamutima, kuko bavoma ku isoko imwe mu mutima mutagatifu wa Yesu usohokamo amasakaramentu duhabwa. Muri abanyamutima mwese rero yenda mu buryo butandukanye, ariko abanyamutima by'umwihariko muri babandi bogeze kwa rukundo n'impuhwe n'umutima wa Yesu Kristo. Muri ubwo buryo bavandimwe, nubwo twaherekeje Padiri ni byiza tumushimira, ariko tugira n'icyo tubasaba. Ni ukuvuga ngo niba ufite umwanya ukomeye mu muryango, kandi akaba azateza kuza agafashe, nawe mukaba muri abanyamutima, ariko noneho muri abantu bahagaze gitwara igihugu, noneho mugeze kwa rukundo n'impuhwe n'umutima
mutagatifu wa Yesu Kristo. Ntazabure rero abatera n'ibintu bizizeho mu rukundo n'impuhwe ngo we urwikiriza. Muzamwegere rero naho ubundi yaba ari wamutera akaba urwikiriza nyine bikaba atari byiza ku bakristo bafite umushumba mwiza muri iki. Ubwo rero icyifuzo cyacu kugira ngo urukundo n'impuhwe muzaze mube hafi byogeze noneho umukristo usakara ya masoko atazabanguka atorama aho kumufasha kuyasukura gutanga ubutumwa bw'ibintu. Ntabwo kandi yakwira paruwasi yose wenyine afite n'izindi nshingano, azamwegera rero mukamufasha kugira ngo rwose umwunganire ibintu byinshi afite. Ukazafata kandi n'umuriyo wumvika muri paruwasi ariko n'imiyoboro kuri benshi izarushaho kubagereza no gushimisha Imana. Bari babivuze rero ariko tuzagaruka kugira ngo amenyereye no kuba bigakurushaho by'umuryango w'Umutagatifu Yezu, ariko tukazana n'abavandimwe b'Irwanda bababyaye nibagaruka tuzabakire kandi bakomeze bamaze Umutagatifu Yezu hano ku Munyana. Ngarukije rero ndabashimiye, ubwo murakomeza umutubereho tutari ukomeze mubifate neza, ibiro bye ntibizagaruke, azakomeze agendere kandi agire imbaraga zo kubakorera. Kristo Yezu inshuti za Mutagatifu Tereza w'Umwana Yesu nabo bazaye bakumva ijwi rye, bakumva Tereza muri make cyane bazakatubwira. Natsindwa ibarurwa mu muryango witwa uko umaze imyaka 10 yavutse, Padiri mukuru mushya Padiri Leodegard Niyigena hafi mu gihe gishize atugirira amaze gukura. Rero twifuza yuko inshuti za Mutagatifu Tereza Yesu zabona uko bakubona. Umugabo n'umugore ndetse n'abana bagamije kwitagatifuriza mu rukundo bahereye ku rugero rwa Mutagatifu Tereza w'Umwana Yesu ndetse n'ababyeyi b'abatagatifu Zenya na Rudoviko Martini. Murakoze. Sinshidikanya ko Mutagatifu Tereza w'Umwana Yezu mumuzi hano. Muzi ko mu mwaka ushize yasuye u Rwanda, byasigaye bye bitagatifu byazengurutse u Rwanda ndetse n'u Burundi, kandi nzi ko muri aka gace mumuzi Padiri Ndungutse ari mu batangiye kera kumumenyekanisha. Natwe twaramumenye rero tuba muri paruwasi ya Nyamirambo, ubundi gusengera mu bakarumerita b'i Nyamirambo buri wa gatanu turahura tukasenga tukigishwa tukanagira misa mu byo Padiri Leodegard, Padiri mukuru waje none twaje duherekeje, yadufashijemo cyane, yaduhaga misa akaduha n'inyigisho zinyuranye kandi turabimushimira. Ntabwo ndibuvuge byinshi rero, ibyinshi yabivuze, ariko ndacyakomeza kandi kubashishikaza kugira ngo mujye mwiyambaza Tereza w'Umwana Yesu. Muzi ko atanga amaroza, iyo mwiyambaje agomba byinshi kuba yarabyivugiye ati ijuru ryanjye nzarebaho ko ari byiza rwose. Akora ibyiza rero mujye mumwiyambaza kenshi, mwiyambaza ababyeyi be batagatifu
tugiye gusimburana njyanga agera hafi y'aho nari ndi mu mujyi i Kigali, ubwo nawe azajya aza aha ngaha njye Kigali, nawe aze ajya i Kigali nanjye nze hano, gutyo gutyo twariganye twamaranye imyaka myinshi, turaziranye kandi tuzakomeza dukorane ubwo butumwa muri kiliziya yacu. Turabashimira rero, dukomeze dushimire Imana. Twakire imigisha. Nyagasani Yesu Mana nawe. Imana ishobora byose niragira ibambe ibaha umugisha kandi bashyire mu mutima urangamiye umukiro w'iteka. Niba cegezemo inyigisho zikomeza ukwemera kwanyu kandi bafashe kubidacogora mu migenzo myiza. Mu rugendo rwanyu hano ku isi nigumye baganishe kuri bwayo kandi bereke inzira y'amahoro n'iy'urukundo. Ushobora byose nabaha umugisha, Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Nimujyane amahoro ya Kristo.
aha mwese mu ntera Yesu akuzwe kandi Padiri wano ku Munyana twishimiye kwakira Padiri mukuru mushya Padiri mukuru wundi hari ugiye mu kiruhuko ariko mu mirimo nanone muri kano kanya rero turabasuje kandi mugubwe neza sibyo rero duhere umugisha sege tumanuka izina ry'Imana Data n'Umwana n'Umutagatifu. Nyagasani gushimiye ubuntu udahwema kutugirira tukweretse amafunguro tugiye gusangirira hano n'ibiganiro n'ubusabane ubihe umugisha bidutera imbaraga zo gukunda no kwamamaza hose wowe ugatwika iteka ryose. Amen. Izina ry'Imana Data n'Umwana n'Umutagatifu. Amen. Dufite abakristo benshi kandi abantu bo gukunda Imana banatura babyitabiriye ibyo gushimira buri bashimira neza nta kibazo uzagira bazamufasha kandi nakora abavandimwe abantu bamenyereye uzafashanya burya ngo ntawe wigira nta mugabo wigira umunyarwanda wese umwana we ngo ntabwo wigira ubwubaki rero turagize Imana ikomeze baragire twe mukanya turerekera ariko n'uburyo turerekera umuvandimwe wacu uvura no kwa muganga mushiki wacu dushaka kubona kumusohoza kamwita Clarisse Kamere twaje turi batatu bo muri famiye ni mama wacu umudamu wanjye njye nitwa Pascal yahawe umugisha umudamu witwa Angelique Tuyisenge mama wacu yitwa Data Nagwabira muri bake rero mwakoze muze mugire ubuzima twakiriye rwose badushimishije ngaye Steve Padiri Justin Nsanzamahoro biraduha icyizere ko uzajya hano wese azajya yakirwa gutya ndetse binarushijeho ni byiza twatekereje neza ko twabigirira umurimo wacu kandi niwo wanyu tukaza kureba ahantu ubuyobozi bwa kiliziya n'imyaka dosize Kigali bamwigishije usanga ari ahantu heza tukaba tumwifurije kurangiza n'ubwa nyuma tuzakomeza kuza kubasura tuzakomeza kuza kumva akayaga ko ku Munyana ukuntu gahuha neza no gukomeza kubatera ingabo mu bitugu buriya hari byinshi nungutse ngewe buriya mu kiliziya cyangwa mu nyaro kugera ahantu burya nta kintu giturutse no muri bwenge twagiye tumenya neza ko ibyo umuntu yari azi hari ibintu agomba kongeraho amagambo make rero kugira ngo dusoze nshimira iyi kominote twakiriye kandi kakira na Padiri mushya aba by'umwihariko Padiri mukuru ntabwo ari ucyuriye n'uhinuye imirimo twamushimiye rero kubera ko twakiriye neza cyane abandi rero abo bafatanyije ubutumwa mu masantarari nabo turabifuza gukomeza gukorana na Padiri mukuru mushya ndabona mwese muri ntarumikwa abizeye ko ubutumwa muzakomeza kubusohoza neza Nyagasani akomeze abaha imbaraga Nyagasani kandi adukomeze mu rukundo rwo gukomeza gusakaza inkuru nziza aho turi hose murakoze abayobozi b'amasantarari Kristo Yesu akuzwe tugiye kwishimira uburyo mwabashije guherekeza Padiri mukuru kujya mumenyera ahantu agiye mu by'ukuri iparuwasi yacu ya Munyana ni paruwasi ntoya nk'uko Padiri yabivuze kandi paruwasi ifite abakristo bakeya kandi ikindi ni uko iyi paruwasi ari imwe mu maparuwasi ashinzwe vuba ariko akaba afite ishyaka mu by'ukuri tukaba tubashimiye mu by'ukuri iyi paruwasi ya hano nk'uko babuze ntabwo ni ahantu hari klima nziza
ni ahantu mu by'ukuri hatakunda kuba malariya, nta ndwara zikunda kuhaba. Hari amahumbezi, hari akayaga, hari akazuba, usanga mu by'ukuri ari ibintu mu by'ukuri bivangavanze. Kandi mu by'ukuri akaba ari ahantu hakunda kuba ubuhinzi. Dukunda guhinga ibishyimbo, dukunda guhinga urutoki, dukunda guhinga amashaza, dukunda guhinga n'ibigori. Mu by'ukuri padiri mutuzaniye ntabwo azicwa n'inzara, ni ahantu hameze neza. Maze mu by'ukuri tukaba tubashimiye kuba ari muri Munyana. Ubundi uyu Munyana bavuga ko ubundi ahantu habaga Munyana hirya, ahantu hagatekera ameze nk'ahangaha gutya, ariko akaba hameze nk'ahangaha. Abacyavuga ko babonye Munyana ntabwo yapfaga. Ntabwo mbese yapfaga, ariko ntabwo yakenyukaga, nyine yapfaga nyine ageze mu zabukuru. Ariko nyuma yaho Munyana weza aho igitane bagise wagiye, twavutse bavuga ko wahabaga hari ahantu habaga hari amazi, hakaba harimo n'ahantu, hakaba harimo n'iyo bitaga ifunzo ibikangaga. Nyine niyo wagenda wahabona ko bahatabye, ariko bahatumye, ariko haragaragara ko hari Umunyana. Mu by'ukuri rero ndagiye mbashimire, mu by'ukuri umugeni mwatuzaniye twamwakiriye, mwahuye n'ahantu hari rwose, mujye muza musure, kandi abenshi mubari bwo mwagera ku Munyana hari mwari muhaza, mwari mwere Kigali iwabo w'abakire uko yatwibutse mu cyaro, ariko iyo gusa n'icyaro cyiza cyane. Iyo uri ku Munyana ureba za Ndusu, ureba za Gitarama, hose mu majyepfo yose urabona, amajyepfo hose, za Gisenyi hose urahabona, za Gisenyi hose urahabona. Ariko mu by'ukuri turashimiye rwose, nimugire impungenge, uwo mutuzaniye padiri mutuzaniye tuzago dukwane nawe, murakoze ugimisha. Bakavuga rero Umunyana, ubundi paruwasi ikaba yitwa Munyana, n'aka kagari kitwa Munyana. Munyana warashaje, ntabwo wigeze wibaruka. iriba ryabo bararishenye, nawe uragenda ubwo warabigese. Bagomba kujya muri Nyabarongo wenda. Ubwo ngo washize mu gihugu ntawe kibaho. Abagiye muri Nyabarongo urakomeza ikigutse tutavuze bacika ikigwara cyane. Ubwo rero nanjye nitwa Maragoreti Ndabiriramungu, tukaba n'umuvandimwe twaturutse muri paruwasi ya Rubavu. Aba bavandimwe baraye baduhamagaye nijoro, uyu nguyu niwe wampamagaye ubwo perezida wacu yaramaze kuvuga ko atari buboneke. Uyu ni umubitsi muri paruwasi, njye nkaba umwanditsi. Ati sinakwihereza inzira njyenyine, njye nkabona umuhanda uko imeze, reka mwiyambaze, nanjye ntirahari. Ubwo rero turashimira uyu mupadiri waje hano, yabaye iwacu Rwankubari, mba yari umufaratiri. Natwe turizera ko azadufasha kugira ngo tubone abanyamuryango hano kuri Munyana, dukora uko dushoboye tukabasura, ariko mu bikorwa abanyamuryango nyine harimo abo dusura, ariko ibikorwa muri diyosezi nyine muri diyosezi ibikorwa byaho ntibiboneke byo ku Munyana. Uyu rero ubwaje ari wo manyi wacu, turizera yuko wenda hari igihe abo bantu binaha bazagira imbaraga. Natwe umuniye twari dufite ubu bamuhereje ahandi hantu muri Kutondi, umunyi wacu w'abanyamutima. Dutegereje ko tuzabona undi uzajya uduhuza n'uyu, tukaza kubasura kugira ngo turebe yuko wenda bungutse mu bo dusanzwe tuzi bakorera hano. Natwe turishimye ko aje kutwegera. Murakoze.
ndagira ngo nshimire by'umwihariko Padiri Justin wakiriye na cyekiriwe nshobora kubyita gutyo yego za nomination zahindutse ubwo bikera za bikera ndagira ngo bashimire rero ukuntu mwatwakiriye nshimire na Padiri Leodegard kuko Padiri Leodegard ni utunyengera hano nk'umuyobozi wa diyoseze ntabwo mbikwa narasuye iyi paruwasi ariko nkagira ubute akambwira ngo ni kure ngo agende kandi ntabwo yagira gutya ubwo rero nyine Padiri Leodegard nkamumenye bisa ngombwa yuko namuherekeza byibura nkaba mpagarariye diyoseze natwakiriye neza rero kandi Padiri Leodegard tubonye aje ahantu hameze neza kugira ngo mvuge noneho dutembere turebe n'imisozi nako turebe ibibaya kubanza aho ngaho hari umusozi muremure cyane tujya tureba mu bindi bibaya hanze hirya hino abakenera gumino kubanza igihari Padiri tuzi kuyiteka rwose neza kuyitunganya turakomeza rero tugumino komeze dusabane ariko n'abashobora kwihuta bikabangamira turakoze rero turabashimiye uburyo natekereje iki gikorwa nibazaga numvaga ari ibintu byiza kuza ku cyumweru kuza gusanga abakirisitu turasangira ibyiza tuzasangira bihoraho ni ubukwe bwa ntama mu cyumweru kandi mwigomwe byinshi mwaje kugira ngo dusangire ibyo byiza ndabashimiye rero ndabashimira uburyo mwaje ndashimira n'abayobozi ba santarare zitandukanye baje kugira ngo babone abo bazanye b'i Kigali kugira ngo nibazamuka hariya baje hano n'ubundi bazabamenye tugomba kumenyana kuko kumenyana nibwo busabane bwahuza imbaraga kugira ngo ingoma ya Kristo yogere hose icyo rero twebwe tuba twaratorewe ni ukujya kwamamaza inkuru nziza nk'uko Yesu nawe yagendaga agira neza aho aciye hose natwe twaba twifuza kugenda tugira neza aho tunyuze hose uko bishoboka kose tujya tugenda tugira neza nk'uko Yesu nawe yabigenzaga ni urukundo rero rwabiteraga ni urukundo yari afitiye abantu natwe yaturaze natwe tuba twifuza gusigira abandi uru rukundo rero mwagaragaje namwe muhagararira abandi mu buryo bugoranye ukavuga muti reka tugereyo namwe muzajye murugeza ku bandi kuko ibyo tugiriwe natwe tuba tubigirira abandi natwe tubigirira abandi kuko niko umuntu ameze ndabashimira rero mukomerezaho murangwe n'urukundo murangwe no kwitangira imbaga y'Imana turangwe no gukorera Imana igihe n'imburagihe murakoze rero murakarama kutwiteka Yesu mwiza kuzana abakristo bose bakurate bose bagushime bose babimata zawe bwiza Bikira Mariya ngira impuhwe Nyagasani Yezu nabane namwe ushobora byose nawe umugisha Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu murakoze rero amahoro ya Kristo
amahoro ni meza bavandimwe tuyakunde akaziragira mu rwego